Bibaza umugore wanjye abantu baje kumpemba, hari abahanzi, hari abantu wenda abantu bareba film yitwa Stimedi, hari umukobwa wakinaga mwitaga ngo Nana, abantu barebye Stimedi uwo mukobwa aramuzi, uwitwa Nana n'umukobwa w'umuhanzi kazi uririmba indirimbo za secular zitari gospel witwa Young Grace. Young Grace ni Gisenyi hano hirya kuri Petit Barriere hari akomafu, baje kumpemba muganga yanjye gakomeje mu izo ndani zigera iwanjye. Cyambere cyo twebwe dushimishwa no kuba umugabo ari hariya uri kumureba, uba wumva nyine warashatse warashyigezeyo kumureba ari hafi yawe, uba wumva unezerewe, umunezero wakwisha, wumva wakwinyabye hariya kubonye kose ukakamuzanira. Bose ikigori cyambere ni icy'umugabo, terera ifiriti ya mbere mu safuriya ni iy'umugabo. Icyambere ko twiyumva kumva umugabo yagombye kuba ari hafi yacu, ubwo icyambere tugira ni irungu, kuba tutari kubona umugabo hafi yacu, icyambere ni irungu. Icya kabiri ni umuhangayiko, tugahangayika tuti hari igihe yaba yahuye n'ibibazo, isubu yaba yagize impanuka, isubu yaba yarwaye simbimenye, ubwonko bw'umugore bugaturuna vuba kandi babona yagize ikibazo. Ubu baratekereza bati Jeanne Jatiyeri abo umugabo amwimye imbabazi yishakiye umushoro. Ese ashimwe bakunzi bava mu byaha TV, bakunzi ba Jeanne Jatiyeri uko mubibona yicaranye n'umushyitsi wansuye, reka musuhuze. Komera cyane ako twirinda mabaga ariho ari mabaga ntabwo ni mu gusuhuzanya, ahubwo ni mu gusuhuzanya. Hari abantu bazi ko ngo cyandurira mu guhumeka, oya ni mu gusuhuzanya. Nanjye mpamvu ngusuje nuko hariya tumaze gukaraba, ariko nawe utabona tubikoze. Ufite ibimenyetso bya mabaga, bavuze ko wirinda gukora ku muntu wagaragaje ibyo bimenyetso. None ngende umuntu ugenda kwigira gutya, ndabona ibyo bintu babikunda uba wikoraho buri kanya, igiye kuza ni njye yaheraho. Ariko rero umpaye ikaze, tutarajya kure usuhuze abakunzi banjye n'abakunzi bava mu byaha TV, hanyuma ubibwira amazina n'icyakuzanyemo ni karibu. Nanjye reka mikaze abantu bambonye kuri va mu byaha TV. Nk'uko bibona nyine inyuma yacu turi ku mazi, turi Gisenyi, nasuye n'umubyeyi. Umubyeyi rero nta gihe kimwe maze tuzanye amateka, ni hari nk'iminsi 5, ni iminsi 5 njye nuyi Kigali, ariko mama yansabye ko twaganira, rero naturutse i Kigali nyine nje kumara ngo tuganire. Ikindi nishimiye kuba ndahangaha, ndishimye ndanezerewe. Gisenyi ntagira umugisha, yene n'umugisha no guhura n'umunyamasengesho nkawe, ndishimye imbere ya byose. Yego, kandi turanezerewe kukubona. Bari dusabye ngo bishobotse bitakugoye bababwira amazina yawe. Abantu bazi Paul Rwigira cyangwa Jean Paul, cyangwa se ko wanyita kose nta kibazo, nta kibazo rwose. Ngira menshi ariko amenshi mvuga ntabwo azampuraho, ngira menshi asengeye, menshi mvuga ntabwo yampuraho. Nimwumva nanavuga cyane rwose niko nitereye. Imana yarambwiye ngo jya wivugira abantu ntacyo bazagutwara. Ugira amazina menshi indayagira, nyakubwire, ariko ayo bazi cyane ngira ni Rwigira Paul, none akasirino bakunda kwita ni Riri Paul. Noneho nkaba ngira n'amazina yo mu kazi: Ruhinda n'ingoga rwa Mirindi ya Seruhinda, indashyikirwa hejuru ryananiye abarinzi, kambe garitse imigari gafite imigambi yo kujya ibwami, bwigiza harwa mugabo utaje kubona imitima ingamba z'imishimituko. Yose n'amazina yanjye ndikumvuze utuntu twinshi. Musimo ukwe nkavugira n'inka. Imana ishimwe. Yego, reka tubanze dushime Imana yakurinze mu rugendo. Yego, Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimiye ndaguhimbaje muri ijoro n'isi, gushimira uburyo warinze uyu mushyitsi kuva i Kigali kugera i Rubavu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Numvise inkuru ye, nifuza kuganira nawe turi kumwe, kubera ko abantu benshi iyo bavuze ibintu kuri YouTube hari ubwo baba babeshya, ariko iyo umuntu yicaranye nabo bakaganira ubasha kumenya ukuri kw'ibyo bavuze. Ndagushimye rero ko nifuje kubonana nawe, akaba wamuyoboye ukamuzana mu modoka nta mpanuka, akangira aho ari muzima nanjye ndi muzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nifuje kumenya ubuhamya bwe neza,
akabumpa turi inyuma ya kamera, amaze kubumpa amaze kubona ko ari ubw'ukuri, nifuza kubusangiza abakunzi bava mu byaha TV kubera ko nabugenzuye ngasanga ari ubw'ukuri. Ndagushimye rero wamunzaniye nanjye agasanga ndi muzima, izina ryawe nirishimwe. None ugumane natwe mu kiganiro tugiye kugirana, iki kiganiro kibice amahoro, twe kugira uwo duhutaza, twe kugira uwo dukomeretsa, ahubwo iki kiganiro cyubake bamwe, gikomeza abandi, gikosore n'abandi, kubera ko amateka umuntu anyuramo aba ari ishuri ry'abandi batabinyuzemo kugira ngo bazirinde icyabateza ikibazo. Urakoze rero Mana kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego. Yego. Wageze ino rero. Nagize igisenyi ku mazi. Wahabonye ute? Wabwiye ngo wafashe akavideo. Naje mfata akavideo. Wenda naje mfata akavideo ndikuza. Wenda abantu barimo kino kiganiro barimo barakabona akavideo. Cyangwa nkashyizemo. Naje mfata akavideo naturutse ahantu bita kuri Serena mfata uto video. Kugera Brasserie. Nubwo mbere ngeze Brasserie ngewe. Nubwo mbere ngeze Brasserie, nubwo mbere mbonye uruganda rwenga ibintu inzoga noza fanta byose ariko ni business n'amahoteli. Amahoteli nagiye numva ku mazina narenze ahantu atuye yose nayabonye. Zirarinye waciyemo ni rinye y'amahoteli za Paloma ndimo ndazibonera hakurya. Hariho amahoteli menshi cyane, ni rinye y'amahoteli gusa uhereye hano Brasserie ukagenda n'umuhanda unyuze ku basirikare ukagera hirya hafi yaho hashamikiye undi muhanda. Hari ahantu mwinjiriye hashamikiyemo akandi gahanda kazamuka. Yego. Okay. Ntago nari maze n'ukuri kw'Imana abantu batuye sifite ikibazo tutaragana wenda ikindi kintu cyose. Abantu ba hano bashobora kurya ibiryo bitagira amafi. Cyane. Ubusa inara ufite bo barazifite. Ntawe sinzi ko watunga inkuti amageze. Inaha barazifite mu gace ka ruguru mu misozi gutya. Aha nta muntu watunga inka n'ufite urubingo sinzi kinaba rumaze. Hano hafi y'amazi ntago inka ziba zihari. Abantu bari kudukurikirana ngo bari kumva umuyaga, mwihangane ahantu hari amazi aba umuyaga ngiye byanunguye. Ubu ngize niyo natambirindoka mu mazi nyango muri kubibona. Yewe wayakunze cyane kabisa. Nzaza kwiberana mu minsi mike mushaka kuzajya mumbona ndaha ngaha ku mazi rero ndi gukorera ibiganiro. Ariko iyo umuntu avuye Kigaransuye ahanini muzana hano. Ahantu niho nkunda kumuzana kuko nyine mwe amazi muyabona gake. Muri Kigali amazi muyabona gake. Ubwo rero iyo umuntu yansuye muzana aha ngaha akumva arishimye. Hari umumama nahazanye w'inshuti yanjye arishima, hari n'abandi bantu bajya bansura. Ubu namenyanye n'abantu benshi kubera YouTube. Nubwo abantu baba bambwira ngo ibintu bya YouTube gusa bivemo ngo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ariko abantu ntabwo bakunda kimwe. YouTube ndayikunda. Mwebwe se mumeze neza ina ubundi ngereka ngo hosting undi nibyo namenyereye. Ngereka ngo hosting nanjye meze neza. Ngiye ku hosting mwihangane. Ninje mu nzu ye nihaye ikaze. Reka nihe ikaze rero ubune wayimaye. Ubundi bwa mbere umenya ngewe wamenye gute? Wowe nkumenya nakumenyeye kuri YouTube channel ya Rwema Mbabazi. Rwema Mbabazi yego. Rwema Mbabazi rero yagukoresheje ikiganiro. Ukora ikiganiro uvuga ubuzima bwawe, ukuntu mwakuranye na mama wanyu, ukuntu waje gukundana n'umuntu ariko utarapanga neza umushinga wo gushinga urugo, ukabana nawe bitunguranye mu buzima budateguye neza nta bushobozi, bikaza kukugiraho ingaruka z'uko urugo rwasenyutse. Icyo kiganiro naragikurikiye cyose sinshatse kukivuga nyine ngo ntatinze abantu nkumvugira, urahari urabyivugira. Ubwo rero naravuze ngo uyu muntu aya makuru atanze ni ay'ukuri, avuga reka nzamutumire hanyuma muganirize inyuma ya kamera ndebe ko ibyo avuga ari ukuri, nimba hari n'ubufasha namuha kabone n'ubwo nanjye ndi mu bibazo. Ariko ibibazo biraruta uzofasha sobomani ute byonyine kuba wanyohereje itike mw'abantu mwumva itike iva Kigali ukagera umuntu akavuga ati ndagutegera ari na retour ukazana nkanga ndiri nicaye ku mazi naherukaga hano mu myaka 3 ishize. Urumva byagushimisha kandi nukuri nishimye. Mbese nabonye ko telefone naje nayikuyemo meze nya, ahubwo reka narakomeza nda story yanjye. Nageze ahantu bita kuri marine harahirya ku ngabo zirwanira mu mazi, mfata video ngera ngaho ndavuga inti ubu se abantu niba ari butungurwe
nako abasirikare rero mbone banda bakamana ubona bari kumbona bari kunyura kuko bamenyereye ko hari ari ku mazi abantu bagenda bakamira ariko abantu bambabare nibazabona izo video ziri mu kiganiro ntabwo nabikoreye ubundi bwende nuko narishimye mbona ndi kwifatira video waciye ku mazi umuhanda wo hasi uyu muhanda wo hasi ugera ku kigo cya gisirikare narenza amarembo ya marine ngira ngo ikigo ndakirangije kumbi ni kirekire ni hanini ni hanini no kubeta hasobanukiwe yego ariko nta birenze rero tujye muri story yanjye njyewe wenda hari ababonye icyo kiganiro cyangwa n'abatarakibonye ariko ndareka mvugaho ku mayange mu buzima busanzwe iyo umuhungu akuze yagereye agashaka hari abashaka bakoze ubukwe n'abashaka badakoze ubukwe bw'impamvu runaka tutanabarenganiriza kandi urukundo si ugukora ubukwe abantu icyo kintu bakimenye ukunda umuntu si ukumusaba ngo umukwe yego kumusaba ukamukwa narwo ni urukundo rwishe ariko ushaka yego n'ubushobozi ariko ushaka kuba udafite ubushobozi bitewe na situwasiyo urimo ukaba wakishingira nanjye umukobwa nari namuteye sibyo kandi ntuncire yite kuvuga ngo warasambanye nawe ushobora kuba usambana ariko utabishyira ku mugaragaro ushobora no kuba usambana ariko ushobora no kubikora indi byaha bitari ugusambana ariko njyewe usambana wenda nkurusha kwera imbuto icyo nshaka kuvuga rero ni iki njyewe ntabwo nabihakana pe narasambanye kandi si ubwari ubwa mbere nari mbikoze ariko naje ku mukobwa kumutera inda kandi sinicuza yuko namuteye inda kuko ntabwo nicuza kuba narabyaye uwo mwana nayo naje kureba nsanga umukobwa yagize amezi 3 tuvuye kwipimisha kwa kundi bapima kugira ngo babwire nyine papa w'umwana njye mbona sinabyira navugane rero ngwino tubane n'ubundi ibyo ndya nawe uzabirya ndabyuka yaraje turabana nari mfite mu nzu bijya muri bingahe bitajya no mu 10 mama aramfasha mama wanjye aramfasha udukoresho tumwe two mu nzu we na mukuru we baramfasha bamaze kumfasha noneho birangira ngiye kubana n'umugore wadeshinzwe 17 abantu bazi muri 17 abantu bazi muri Kigali ahantu bita za Kagugu Ibatsinda mwibereshe ubwo abantu batuye muri Gasabo bari kuhumva mba ngiyeyo wadeshinzwe 17 ariko yari yanzu irimo imyobo y'imbeba imbeba zizamuka ewana ukumva zino kukurya ibirenge nyibamo kandi ari cyo manasara nyibamo iyo nzu ariko nanjye cyo nshaka ariko umugore wanjye kuko wabo bari bafite ubushobozi urumva umwana watahaga mu ikaro urumva afungura firigo agatakuramo ji akanywa ikintu cyose ashatse atakibonera ku gihe njyewe rero umwana wo kwa Ngofero reka no gupfobya mama yamupfobije yari umukene ariko wihagazeho nabo rero njye umwana wo ku mama utifashije ariko ukunda abana be dore ko mama dutoje indangagaciro byarangoye kugira ngo umugore mukomveka ko tugiye kubana urumva nayo mfite abavandimwe banjye mfite abavandimwe banjye hari uwitwa Padivine hari uwitwa Moses hari uwitwa Eric hari ba Diogene hari n'abandi ba Diane ni benshi turi barindwi barindwi umunani gutyo ariko turi barindwi ubwo urumva mama araturera aradukuza arabashyingira ashyingira mukuru wanjye abo bakuru banjye babiri barashyingirwa yego aribyo navugaga nk'uwo mukuru wanjye mukuru wita Papa Divine nawe yashatse adakoze ubukwe akora urukiko agira ati azana umugore barabana kandi babanye neza buri bijyanye n'umuntu inshuro 7 gutyo mukuru wawe byaka ndakeka ari cyangwa 6 ni 7 ntago ari ngombwa kumenya ubundi nkunda kubara abana ntago ari byiza n'amakosa ariko ambabarire niba ari kwa kino kigana ambabarire urumva nawe urumva mama afite ababuzukuru bangana gutyo urumva umubyeyi hari ukuntu akurera n'uwo waragiye uca mu bindi bintu byo kwanda ninjye mwana mu rugo wabyaye mwana hanze mbere yuko wateye inda mbere yuko ariko ntabwo njye mbifata nk'impanuka ikintu cyose kigira impamvu yaba ikiza cyangwa ikibi impamvu ndi kuvuga ibi bintu abantu ndamenye ko ino cano ari cyo nivuga butumwa ariko n'ibi turi kuvuga ni ubutumwa njye nshobora kuba naciye muri ubwo buzima
wowe uri kucyana kino kiganiro uzabicamo cyangwa se waranabiciyemo ariko utarabonye uburyo waza hano ngo bivuge. Njyewe rero mbere yo gukomeza numva uvuga ngo mama aramfasha. Ese papa ku kibazo cya papa ko papa utari kumuvuga? Papa wacu nawe uriho yitabye Imana, ahubwo cye ku mugabo wa mama yashatse nyuma, ariko nawe yadufashe neza nta kibazo. Nabyumvise uvuga ngo papa wanyu yarapfuye, nyuma y'aho mama wawe atungwa n'umuvandimwe wa papa wawe. Yego nagira ngo nabo kuri mu byacu bumva ko uvuga ngo mama amfasha muri ubu buryo. Urumva tuvuka kuri papa turi abo bahungu bane b'imbere, noneho abandi bavuka kuri uwo wundi mupapa. Yego tubaho ngaho nyine gutyo, ariko ndashimira Imana yuko twabashe kuba muri ubwo buzima. Ariko noneho mpite njya mu byanjye rero, njyewe nk'uko nagiye kubana umugore arabyara, nza kubona ndabicamo nihuta n'ibirebire cyane. Nshaka umugore arabyara, mbona akazi, njya gukora akazi, ariko nabonye nashatse umugore ari muri kovide nta kazi mfite, mbona akazi ko 60 nkavaho mpita njya ku ka 70, ariko ka 70 nagakoze membwe 70, ariko ukwezi kujya gushanga no boss wanjye amereje nk'ibihumbi 150. None umugore ngavuga ko bamemye amafaranga menshi, ko none umugore wanjye ko nakoreraga umuntu w'umugore niyumve ko ayo mafaranga bayamaye. Urumva kavuga ati buriya aba yaryamanye nawe. None umugore amaze kubyara nibwo byashaje, umwana agize nk'amezi 3 nibwo byabaye ibintu bibi. Kuba uwo mubose w'umumama nabyumvishe ko arweme ko yaraturutse muri Amerika ari mu diaspora, noneho afite ubushobozi yareba igihemba guha nk'umugabo ufite urugo akakugirira impuhwe wakakurengereza ku byo mwavuga. Yego yari umuntu nawe ukagira umutima mwiza, ibyo bakurengereje ukabishyikiriza madamu. Nkubwira ni dore umugisha waje rwose. Noneho ya makuru muhaye ahubwo we ntamushimire. Akavuga ati buriya hari ikintu yakoze. Yego nuko nshaka kuvuza nkanga igisenyi gutya nubatse tukaganira, natabwira ni shaho mama yanyakire neza, twajya ahantu twicara muri hoteli nk'uko abantu babibona hano hantu ntabwo ari mu gihuru, hari ibihabera. Ni kwa Yves kuri Place bajye baza ahubwo babaze ngo kwa Yves ni n'ahantu heza, nahariye ifi kamibabwira iyo mama yanguriye ifi, namubwira ni mama uzi kangura ifi atavuga ngo yayikuguriye nkande. Gufuha ni byiza, ariko gufuhira ibyo ubona ni byiza. Gufuhira ibyo ubona, ariko gufuhira ibyo utabona ni ikosa. Ibyo utekereje imagine wishyira mu mutwe wawe ni bibi, birasenya. Ariko nufuhira ibyo ubona nta kosa uzaba ufite, kandi ugomba gufuhira uwo ukunda. Ngiye ko muganga yarampfuhiraga nta kosa, ahubwo ikosa agiye ko yampfuhiraga ku bintu atabona, atanafite ibimenyetso. Nageze kuri rwego kugira ngo nsiga telefone mu rugo, kuko mwana ngo mvugana n'abagore, ngasiga telefone mu rugo akabura abagore bampamagara, nayitwara akavuga ngo mba ndi kuvugana n'abagore, nayisiga akavuga ngo iyo telefone kwa nayisize najya mu guhura n'abagore aze kubura ukuntu amamagara. Ibintu byose byari ibibazo. Ndi kuvuga ni ubishaka azajya akantu kumvikana. Telefone iyo wayijyanaga yavugaga yuko wiri kuvugana n'abagore, wanayisiga mu rugo ngo agusuzume niba abagore baraguhamagara buri kanya, akavuga yuko wayisize kugira ngo we nagushaka kubura. Mbese byose bikaba ibibazo, buri kintu cyose cyari ikibazo, kwaba kuyijyana kwaba kuyisiga byose byari ibibazo. Byaje kurangira rero umuziki ngewe, ubwo urumva ibaza umugore wanjye abantu baje kumpemba. Hari abahanzi, hari abantu wenda abantu bareba film yitwa Stimedi, hari umukobwa wakinaga mwitaga ngo Nana. Abantu barebye Stimedi, uwo mukobwa aramuzi, witwa Nana, n'umukobwa w'umuhanzi kazi uri indirimbo za secular style gospel witwa Young Grace. Young Grace ni Gisenyi hano hirya kuri Petit Barriere harakomafu. Baje kumemba muganyanyuka ko njya mvuga izo ndani zigera iwanjye. Abantu twabanye bose, igitsina gore muziranye cyose ni indaya zawe. Hari n'undi witwa Mama Keyina, Mama Keyina yaje kumemba. Urumva bari abakobwa twakoranye muri quartier b'inshuti zanjye, ariko bashatse abagabo bubatse. Bumva ko urungano rugenzi rwe rwashatse, kandi kugira urungano suko mwese muri igitsina kimwe. Yigisha kugira urungano rw'abantu b'abakobwa n'abahungu. Yifatanya n'undi mukobwa witwa Esther, baza kumemba. Baje kumemba
bamaje kunsura ngo bamembe nta kintu bari bafite ariko ngo we bavuze ati buriya ashaka afite ibibazo reka dufate akamvirope tuze gushyira mu 10,500 byanga ko binjira wanjye aravuga ngo zondangize usubireho ndetse nkavuga none se urwo kari urugendwa iyi katari gereza urumva iyi katari gereza kari umuntu adapfa kwinjira uko yiboneye urumva ndavuga ibi ni ibiki ndavuga nangase kwa perezida nushaka kwinjira wasabye uburenganzira ndavuga ni ahantu wagiye ukabashyitsi bakaza abahungu baza cyakoze akabakira ariko nta gitsina gore cyansuraga njyewe narebye nsanga ndi gutotezwa ariko mu gutotezwa kwanjye wenda nsubiye inyuma gake umugwanjye byaje kujya ku rwego azajya ndaza hanze natashye gutinya nk'ubu sindi Gisenyi ndi gutanga inyokangano wabyumva nk'ubu sindi Gisenyi iki kiganiro ndasinze sawa ukirebeye ariko ubu turi nka saa 7 hari zuzuye z'amanywa ukifata saa 7 z'amanywa nibura ndavana Gisenyi ntago ndi buharara ndavana Gisenyi wenda saa 9 reka tubenda tuvuge saa 10 n'urugero cyangwa reka ture saa 9 da niba turi saa 7 ibyo byose reka tubari saa 9 niba ndi buvi Kigali wenda iruvu saa 9 n'igice mubara amasandi bugerera i Kigali 8 reka ture saa 9 saa 10 mu masaa 12 ntabwo ibyo byose nkasamuwe reka tuvuge ko nshobora kujya mu nzira umugabo agira gahunda nyinshi ko ari umutware w'urugo nshobora kujya mu nzira akambwira ngo bite n'ibyo nkora njye niba nemusenga mu bukwe nanavugira inka mu bukwe mvuga amazina inka mu bukwe umuntu ushaka kujya mu nzira akambwira ngo bite ni byiza ko nshaka ko tubona na se ndashaka kuguha akazi mamaza uri hehe ndi Nyamirambo hansange ndabaga ndi ku Gisenyi nza ndatamureba najya Nyabugogo ngatanga moto nkajya kumureba ubwo rero nirinda gutaha umugore arabigira ikibazo ikindi kandi njye rero ikintu ndipfaga n'umugore nuko aramubwiza ngo kuri nkamubwira ibintu byose none njye nigena namamagaraga nkamubura si bikibazo ngo gati nakubuza ariko byahindutse gutya ndahana gutya ndatinda gutya ndaza sayini ariko njye yamamagara kambura ngiyo ndamuri kumwe nzayica bivuze ngo ni ukuvuga ngo niba utinze gutaha byabaga ari ngombwa ko umuhamagara nyine ukamumenyesha cyangwa ukandika akamesaje ibyo byo ni byabaga ari ibibazo abagore twese ntabwo dukunda abagabo bataha nijoro tutazi iyo bari hari n'igihe aba atari ugufuha gusa ngo uri mu ndaya no kubahangayikira yuko wenda mwahuye n'ibibazo mu nzira oya ngereka nongeye iki kintu nyisubiremo guhangayikira umugabo ni byiza nabyo reka mbivuge kandi guhangayikira ukunda ni byiza guhangayikira urugo ni byiza ariko wiruhangayikira mu bintu bibi mu bintu utabona nose ubu niba umugabo akubwiye ngo ndatindaho gatoya wenda uramoje ngo uri hehe se wenda kuvuga ati okay turi gusangira n'abantu hari abantu turimo turasangira byabaye ngombwa ko ngiye Kigali hari abantu turi gusangira kandi buri ikindi kintu ugomba kumenya nta mugabo utahatinze umugabo isa yose yatahira umugabo ibyo yaba arimo byose byaba bibi cyangwa ibyiza abazi ibyo arimo iki kintu mu cyumba byaba bibi sinzi wenda uko ubyumva ariko umugabo byaba bibi cyangwa ibyiza abazi ibyo arimo nta mugabo ukora ikintu ahubutse bibaho umugabo nakubwira ngo sheri nganga nagucinyuma nacitswe uzamenya ko akubeshya azaba akubeshya ngo nagucinyuma nacitswe oya ahubwo nagizira wenda avuze ngo nagizira ari nagucinyuma wenda byakumvikana kuko bora nta muntu utagira irari ubaho n'ubwaba yubatse niba azakubeshya wenda ngo uri mu rusengero ibintu uvuga ndabizi ushaka kubusenga akavuga ngo hano pasiteri n'umwana mwiza wowe rebera ntukajya utaka umuntu ngo ni mwiza nta mwiza uretse Imana wowe jya ureba imirimo ye imirimo akora ibindi byose ubyihorera icyo ushaka kuvuga rero ni iki ngewe umudamu wanjye sinamwangaga n'umuntu ushaka kutumva akavuga ati uri kwivuga meza ntawivuga amabi pe ariko ndakubwiza ukuri abantu banzi neza bandike muri komenti avuga ko ari ikintu kibi banzi ngo ibi byo twese turabikora nk'uko wari ubivuze udakora ikibi n'Imana gusa Imana niyo itabazwa ngo wakoze ibiki komere ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo numvisemo ni uko umudamu wawe atihanganiraga amasaha y'ijoro watahaga yego nanjye ndi umugore mugenzi we nanjye ubwanjye nanjye tunagitaga n'umugabo ibintu byo gutaha nijoro kw'abagabo biratubangamira cyane ariko biterwa n'ibyo barimo tansiyo njyewe nataga nijoro mvuye mu kazi ko nyaravaga mu kazi hafi masaa 2 gutyo kandi abantu bazi Kibagabaga na Kagugu ubwo harimo urugendo rw'isaha njyewe bamaga itike yo gutega sinege ngatana amaguru kugira ngo niba babaje amaye 2 ngo tega moto njyewe nkavuga ndatana amaguru 2 ndabisibaragamo pampa n'isukari
narabyumvise ubivuga ariko uzi ikintu wabaga ugomba gukora mbere y'uko ubikora utyo reka mbabwire wenda n'abandi bumvireho navuze ngo iyo situwasiyo ibaye ku muntu ari mbi cyangwa ari nziza iba ishuri ry'abasigaye reka tubwire abagabo bagenzi bawe bakiri mu ngo zabo bari guhura n'ibyo bibazo by'uko abagore bari kubabaza ngo kuko batinze gutaha bo bakaba batarasenye bamenye uko babyitwaramo ubwo uri umugabo uvugire abagabo uko mwiyumva nanjye ndi umugore mvugire abagore uko twiyumva twebwe abagore uko twiyumva iyo umugabo atinze gutaha cya mbere cyo twebwe dushimishwa no kuba umugabo ari hariya uri kumureba uba wumva nyine warashatse warashyigezeyo kumureba ari hafi yawe uba wumva unezerewe umunezero wakwishe wumva wakwinyabye hariya kubonye kose ukamuzanira wose ikigori cya mbere ni icy'umugabo terera ifiriti ya mbere mu safuriya ni iy'umugabo inyama ihiye neza uba wumva niba umugabo ari hafi aho ufite umunezero wuzuye kuba icyo ni icya mbere icyo kuba umugabo atari hafi yawe irungu riba ryakwishe none usungu yonza ko ndi umusirikare yo kujya avuga ko ndimo ndarwana n'indaya oya reka tubanze tuganire tubwizanye ukuri mbabwire uko twe twiyumva ibintu bidushimisha twebwe abagore ni ukuba wicaye hafi y'aho umugabo wawe ari binabaye ngombwa ngo mubone umuntu basapotinga mubeho mudakora yewe mbega ubuzima hakaboneka umuntu uvuga uti mbahaye nk'amezi 2 mudakora icyo mushaka cyose mukinsaba uwo mugore ndakubwiye ngo niryo joro yaba yarageze byo kuba ari hafi y'umugore gabo we isaha ku isaha amubona hafi niyo mpamvu rero iyo ibyiyumvo byacu bitekereje ati umugabo wanjye ataha saa 11 cyangwa 2 buriya rero ngereranyije saa moya yarabageza iyo za saa moya zigeze utarahagera icya mbere kimwicaniye irungu cyane nkamubonaho ni ukuri nta nubwo ari uburyarya nicyo kintu cyane ngende kuvugira abagore wigeze uhamagara umugabo wawe mubaza ngo ariko nk'ubu ko watinze gutaha uba uri mu biki byeje mugeze mu biki ibyo biza nyuma nari ngiye gutondeka ibintu byose twiyumvamo uko twiyumva icya mbere uko twiyumva twumva umugabo yagombye kuba ari hafi yacu ubwo icya mbere tugira ni irungu kuba tutari kubona umugabo hafi yacu icya mbere ni irungu icya kabiri ni umuhangayiko tugahangayika tuti hari igihe yaba yahuye n'ibibazo isubu yaba yagize impanuka isubu yaba yarwaye simbimenye ubwonko bw'umugore bugaturuna vuba kandi wabona yagize ikibazo ukegura telefone nimba ihari ukamuhamagara iyo umuhamagaye rero ukayibura uhita uvuga ati yagize ibyago tu ubwo ni mu mizo ya mbere iyo rero ari umugabo wabigize akamenyero ahora ataha bwije ubwo biva kuri etape yo kumukumbura bikava no kuri etape yo kumuhangayikira ko yahuye n'ibibazo akajya kuri etape yo kuvuga ati ariko ubu wabona yaratangiye kugira aho akatira akanshi inyuma none se buriya ni gute ataha ngewe ko mba mukumbuye kuko iwaba atankumbuye ubwo aba afite abandi yakumbuye kandi kuko inshuro nyinshi iyo umugabo akunda gutaha amajoro uretse situwasiyo z'akazi inshuro nyinshi aba afite abandi bantu nyine agenda bamuha amahoro bamuha ibyishimo kukurusha ariko abagore nuko twiyumva utagira ngo tuguciraho iteka abagore nuko twumva twaba turi hamwe n'abagabo bacu hafi aho ngaho nanjye pe ariko njyewe nanjye ibyo bivuze ndabyumva ariko nanone umenye ko buriya ndabyemera umuntu kumuba hafi n'ibyo ariko nibura buriya bukamubwiza ukuri ukekera umuntu ikintu adakora mu ikosa hakuze kugira ngo nakubwiye ngo subira mu ndaya zawe kandi ubizi neza yuko wiriwe mu kazi nta kintu wagiyemo ariko ngiye cyakoze wenda niyo wenda ambwira ati ngo wenda ngo akajya ambwira ngo wenda akajya nshinza abo bagore ngo wenda ngo muca inyuma akajya binshinza ko muca inyuma sibyo nta kibazo ugenda kugira ko no kuvuga wenda ngo ukoze bako ko nta nisime igihe kibazo bari kwifata nk'amagambo ni ko batanga nk'amagambo ngavuga ati ndazagira habona ukuri kuko benda kose ukuri kujya ukamenyekana ariko nashyiro disizo kundaza hanze nayo komeza nkubaka ko nyine afite gahunda kubaka kuko ibyo yabimbwiraga ari mu idirishya agiye kundaza hanze nkarara hanze rero iyo umuntu namaze kurara hanze inshuro nyinshi cyane maze kurambirwa ko naranze inshuro zingafi 10 umusinza nco yisinda avuga ariko ashaka ko buri gihe nkuco hano wasinziriye ntugira huba yisindiye ndaranze bwa kabiri banyibye telefone yari mu mufuka itafata systeme ko zamfata telefone nkayiraza mu myanda mu gifuka cy'imyanda twacyaga imyanda kuko
umuntu wayinyibye sinamenye wayimbye ngo ninde, nabaga nisinze n'umunaniro, nabaga mvanye mu kazi nkahita ngwa agacura, nabyuka ngisaka nkasanga bayibaga batwara ikofero, barebaga mu kofero agasanga nta kintu kirimo, baba barimo udufaranga kari two batwara, nabyuka nkasanga ininde. Niyo mfata telefone ngashyira mu myanda, kuko nta muntu wakiba mu myanda, nta muntu amenya ko mu myanda harimo telefone, mu myanda se wahigiramo iki? None ubwo ngubwo Rwema wavuze ko yanagukubiza. nabyo ndabigeraho akandaza, kuko mva yandaje hanze bwa mbere ndihangana, bwa kabiri ndavuga reka nze ngudiye, reka nze ngukubita. Ngiye kumukubita aranganga ibeshya umwe se imbwa zikubona. Bwa gatatu rero natashye natinze, arambaza ngo uvuye, mbona ku cyo nsobanura ndaceceka, ndabana iva mu nzu nigire mu nzu. Yangu bisinga y'urushyi hano, ndabandagara ni kubita hasi, numva ibizunga mu maso biruzuye. Ariko ngiye kumusubiza mu ntu arambwira ngo nuba wihangana n'umugore bireke. Rero maze kurambirwa nibwo nakoze iki, nivira mu rugo. Wenda mvuze ku manjye ni byinshi cyane, ariko nka komante nagiye mbona hari abantu bo muri famiye yacu bavuze ngo nasebeje famiye, sibyo? Ngo navuze muri hano, navuze ngo nasebeje famiye ngo y'umugore se yanjye na muri famiye umugore w'ubuzima kandi babizi nyine. Baravuze ngo nigeze mvuga ngo hari umuntu ngo nambitse ingofero, ngo navuze ngo mama ngo mukuru wanjye yamwambitse ingofero, ngo abana ngo b'uwo mugabo ngo narabasebeje, ngo nabatiranyije n'abagabo babo kuko ngo bashatse bishingiye. Nababaje ikibazo kimwe, navuga ariko kuki nanga kuvuga ukuri. Waravuze kwa Rweme ngo mu bana mama wanyu yabyaye, n'uwo mugabo yabyaranye na mama wawe, abamwambitse ingofero n'umwe bo muri mwebwe ba nyakwigendera. Yego, niwe wenyine amwambitse ingofero, n'abo uwo mupapa nawe ntabwo ari we, n'uwo mupapa abo yabyaye ku mugore we mukuru, n'abo yabyaye kwa mama wawe, uhashije kumuha ikirori akamwambika ingofero akamushimira nk'umwana nka se kuri papa. None abo ngabo ngo bararakaye, baravuga ngo nabambuye, ngo baravuze ngo wadusebeje, ngo watangije n'abagabo bacu, ngo ugiye kudusenyera ingo. Ndababwire ni none se ibyo navuze nabeshye cyangwa ni ukuri? Bazaje bakatuma mumwambika, sibyo? Ndabona ibyo navuze nabeshye n'ikindi. Ngiye nabaje umwe muri bo, ndavuga ngo ngiye kugusenyera, ni n'ubundi niba nkusenyera n'ubundi ntabwo rwari ruriho, n'ubundi rwari rwarasenyutse. N'ikindi ibyo navuze nabeshye, kuki mwanga ukuri? Nimba bafite ubushobozi nibaze. Si nibyo ndavuga, n'ikindi ntabwo nabaciye iteka ko mutarabikoze. Nabajije umwe muri bo, ndamubaza ni reka mubaze ikibazo, sinshaka kumuvuga izina. Ndavuga ni si ufite abana 4? Yego. Ujya ku mugabo usora ufite abana 2? Yego. None se abo bana 2 bandi ufite ndabazi? Hari n'umwe nzi na ba nyirarumugabo ndibabazi. Ubu nse baranzi dure nk'umwunzi abari kumukota cyangwa yakoze nk'impanuka. Namenya ko ari umwiza. Ntamumenye. Mbaza n'undi ndabwira ni umukobwa wawe ko yaje kwerekana umwana mu muryango, na sogokuru we ari we mugabo wa mama cyangwa ari we papa wawe, wigeze umubwira? Kandi umukobwa aba hano Gisenyi, ubwo ase yimenye ngo mvuze naye Gisenyi hafite mushiki wawe. Ibaze mushiki wanjye ko naje Gisenyi ko sinamuhamagaye. Yego, kuko nawe ntabwo yisanzura mu muryango. None se umuntu nituvugana, ibaza abantu yakoze ubukwe, urumva ajya gukora ubukwe, barambwira ngo nzabavugire ngo inka. Ndavuga ni njye rero babimbwiye hashize igihe habura nk'icyumweru, kandi ubukwe ntabwo panga icyumweru. Babwo ibyo bapanze abonye bipfuye baranyambaza. Ndavuga ni yanjye rero kuko banyiyambaje kandi bari bazi ko mari, nanjye muzantegere nzaza. Oya ngo ishakira itike ngo ni ibihumbi, itike ari 10,000. Rero tuje icyo giti cyari 300 angahe, itike ari umuntu umwe ari 10,000. Ndavuga ni ngenda hari nzaza mbakorera, ariko ko muntunguye kandi araburi cyumwe nta mafaranga nifite, muzanegere nzaza. Ngo ndi utazitege uzabireke. Nibaza abo bantu umushiki afite ubukwe babikorera ngo haburi cyumwe. Ubwo se nakoze nk'abantu mwe nakoze ikosa. Umuntu ni mushiki wawe afite ubukwe babikubwiye haburi cyumweru ngo bafise service, ubukwe bategurwa mu cyumweru kimwe, none bazi ko ibyo bintu bikora babizi neza, bakama ngo ni nitege. Nabwo ni ngiye muranunga natike mfite, ahubwo ngiye nzaza mbakorera. Hari umuntu ushaka kutuvuga ngo ahubwo se ari kumutwerera, nose batwera umuntu mu cyumweru kimwe.
uvuga kandi niba ufite ubukwe wenda sinzi igihe uboneye kino kiganiro ubu turi kuwa mbere twari dukoze kino kiganiro ariko niba ubukwe buzaba kuwa gatandatu ubimbwiye nonaha wizeye gute ko ntabwo twereye icyo nshaka kuvuga rero ni iki wenda sinzi ariko njye icyo nshaka kuvuga ni uko wenda tunagana ku musozo ni uko Imana ngiye yabanye nanjye n'ubu kandi turacyari kumwe ushobora kundebera mu ishusho wowe ushaka ushobora kuvuga ati kiriya gihugu ni igisinzi kiriya gihugu ni bunanana ukabubwiza ukuri no kwa Jade narabivuze sibyo njyewe agasembe nkasomaho ariko njye nshobora kumara n'amezi 5 ntarakanywa uzi impamvu njyewe mu buzima bwanjye ubundi ibyo nkora byose simbikoreshwa n'inzoga hari abantu bakora ibintu kuko bako banyoye ikindi nshaka kuvuga ni igiki njye noze ndi umukristo muri ADPR urumva nta n'uwanyirukanye nta wanciye none abatejwe abantu bazi ku Gisozi ADPR Gasave abakorari yitwa Gasave baranayize indirimbo zabo barazizi cyane zirazwi naririmbye muri ko ari abana baranshonsa bayinjyanamo njye nijye bihagaritse nyine hari igihe umuntu agera hakagwa kandi kugwa si kugwa ntabwo wanshira iteka ku nkoko naguye ariko nabivamo nyine ndagenda ubwo nabwo n'ubundi buhamye yumvikana kuko ujya gutera inda wari warabivuye nabivuyemo uhita unicikiza wicikije ubwo twavuga yuko uri nko mu nzira yo kugira ngo Imana ikumvishe ko wahemutse none nibyo wagiyemo wiyoboyemo ntabwo byavuye njya mu bintu by'inzoga n'abagore ndi byavuye ndangije icyo nakoze ni iki hari igihe ureba ibintu ndimo ukabona ntabwo bikwiye ndavuze ngo ncakomeza 5 naranywa inzoga kugira ngo abantu babyumve ukira indwara ntabwo abyuka ngo iyo umuntu arwaye ushaka gukira ntabwo ubyuka mu gitondo ngo uvuga ngo ndakize ugenda gake muri make ushaka kongera kuziva oya nje nose kamwe nk'urugero sibyo niyo mvuze ngo njye mwagasembu impamvu ndi kuvuga gutyo nuko nuvuga ngo ndihana pe nkavuga ndi Mana mbabarira nakoze icyaha cyane n'iki urumva ariko njye mu buzima bwanjye mba numva nifuza kuzongera kubatizwa narabatizwa bwa kabiri njye nkongera none ukabatizwa ibivuye ni imyumvire yanjye kuko njye n'ubundi nagiye muri ADPR ndi umwana ntabwo nari nzi ibyo ndimo nasengeye muri ADPR mbatizwa bambatiza nabatijwe nk'umuhango nk'uko umuntu uba mu idini yagize imyaka 12 ndakeka muri ADPR ni 12 babatiza yego nuko muri ADPR cyangwa se andi madini bakubatiza uri umwana ariko utazi icyo batirijwe njye nabatijwe ntazi icyo mbatijwe nzi ko kubatizwa ari ukugira ngo ujye kuririmba muri korari nkuru ko korari nkuru wayiririmba mutarabatijwe njye nabatijwe kugira ngo nzi ko ari kugira ngo njye kuririmba muri korari nkuru ntabwo nzi ko umubatizo ni iki aka kanya rero nabashije kumenya umubatizo icyo ari cyo umubatizo si ukujya mu mazi ngo bakudubike icyo kintu mu cyumba umubatizo si ukujya mu byaha ngo bakudubika kuko ushaka kujya mu mazi ni ikimenyetso cyo ni umuhango ugukorerwaho werekana ko wabatijwe ariko kubatizwa kwa mbere ni mu mutima ariko kwa kwihana ibyaha urumva kwa kwihana ibyaha ukabireka nanjye rero niba buri munsi narwanda inzoga buri munsi nkamaze amezi 5 narayishya mu kanwa kanjye ubwo se urumva aho ahubwo ngo ngende gusaba Imana ubu nihaye umwaka wose kandi ikintu utarakirekana none uca wareba icyapa ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri genda ukenda mbicyari mu gishya gake n'ikimenyimenyi njye nanatangiye no gusenga ubu n'ejo navuye gusenga hari umupapa w'inshuti yanjye uba muri Amerika bamwita Egide twaravuganye akimara kubona ikiganiro cyanjye aransengera ubundi nari natangiye kwiyana ariko narajya gusenga mubwira ukuntu nazinutswe ibintu by'amadini uko mba numva babeshya nangwa no jya gusenga wowe wumve ibyo bavuga ibindi bireke ibindi bazabyibarira ntugacira abantu imanza niba umupasiteri ukubwiriza asambana mureka ahubwo jya umva ubutumwa bwiza urumva yasamo urugero rwiza cyane mumbabarire nduvuge ariko ndabizi ntabwo ntandukiriye yarambwiye ngo umuntu bita Perezida Paul Kagame uramuzi ndamubwira ni ndamuzi ni Kagame uramuzi none se ibyo akora rutabizi
ndabizi ni akora nk'ibiki niba se nabihera here umuntu akora ibintu byiza ubura ukuntu umuvuga arambwira ati ndamubwira ni no kuba ndiho ni ukubera we nyine ngenda avuga we ni Imana nyine yabikoze kuko Imana n'ubundi iduha abayobozi kugira ngo babashe kujya guteba dufashe kandi Imana nkeka ko igiye kugutuma nageza n'ibintu ihita iguterekaho igutuma ku muntu urumva ni nkuko hari umuntu ejo wanyohereje 20,000 sindamenya umuntu wabimpaye niko nabona amafaranga yaje ko mbona turuka hanze niba nga African Limited sinzano yavuye ariko Imana igiye gukora ikintu gikiza ku muntu uko byenda icyo navuze ni Kagame rero ni icyambere imihanda myiza turifite amashuri ni byonyine ikintu cyambere dukoreye cyiza cyanze n'ibintu byose kuko dufite ikintu cyitwa mituweli uko kivuze mituweli nese nibuka ko nagiye mu Buganda ngiye kuvugira nka mu bukwe ndwara kamarari nabone kumujyana kwa muganga ngo ni wabona yo wishyuye kwa mu Uganda ushaka kurwara ugapfa kuko kwivuza birahenze ushaka kujya kwa muganga nkuko tunakwitabya gise nyababuze abantu Uganda one mu bitano ntabwo babona abantu arya kwivuza satyo n'umwe nawe ufite ubushobozi hivuza mu ufite ubushobozi no kujya muri farumasi ukagura utunini ndabwa ni rero mu Rwanda ko dufite mituweli twivuza ni nk'ubuntu niba ujya kwa muganga ukifuza ugatanga ibiceri 300 nta nubwo babibura bashaka no kwikurekera ukigenda dufite umutekano mubwira ibyo bintu byose ndabwa ni dufite ikorwa remezo byiza nk'urujya abantu bikora muri background inyuma dore ngiki cyamba iki ni icyambu gishya ni urugero ndi gutanga wenda dore ngiki cyamba abantu bari kwita muri background dore ngiki urabona kireba ibyo ni ikorwa remezo sibyo amasoko meza umutekano usesuye atambwira ngo ibyo nuvuze ngo si byiza uvuze ngo none kamubwira ibibi ngiye bamuvuga urumva ntabwo ujye ubona ku masosho media bamuvuga ibintu bibi bamuvuga ibintu bibi ngo muri Kongo ngo hehe ngo ibintu bya cyawe bimuvugaho nubwo se ngo nasomo ukuyemo mu bintu twatuma tuganiraho nese mugani isomo ndaryumvisha rero ntukajya wumva ibintu umuntu bamuvugaho ahubwo ujye ureba ibyo akora nahubwo nese mugani ahubwo ni wabwo wowe ujye ufokasinga urebe umurongo urebe ese koko ibyo muvugaho nibyo wowe atamwanga ngo ku myaka yawe wiboneye iki vuga ibyo wiboneye ndavuga nibyo ngubwe nibyo nabonye ngo rero buryo umuntu akora neza ajya abenzi benshi ngako umuntu ukora nabi burya ashaka kugira ati umuntu ukora nabi ati abantu baramuhunga ariko umuntu ukora neza niwe ugira abanzi benshi umuntu ukora ibintu byiza ngajya abanzi benshi kuruta umuntu ukora ibintu bibi kubera amashyari baba bamufite ngo rero icyo nakubwira cyo ngo nguhaye urugero ntabwo ujya ureba ujya wumva ibyo umuntu avuga urumva unemera ibyo wiboneye unemera ibyo wiboneye urumva arambwira ati buriya ati perezida mufite ati ni Salome Imana yabihereye mu Rwanda uwo muntu ajya nganiriza mwumva ndanyuzwe ariko wenda ibi bintu mvuze ntabwo byangombwa ko tushyira muri n'urugero natangaga oya nagaciyemo reka rero tugaruke ku mudamu wawe uburyo mwatandukanye nuko bihagaze ubu tunagire dusoza wenda tugana ku musozo umudamu wanjye dutandukana ntabwo namwirukanye ni njye wirukanye mwari mu nzu y'ikoti twari mu nzu twarahinduye ubuzima bwawe bwarahindutse nabonye ku dufaranga nave mu nzu 17 ndimo ya 70 urumva aratangiye amafaranga hafi 55,000 urumva utajya mu nzu 70 umugore rero cyatumye dutandukana yandaje hanze mu gitondo mbyutse yabwiye ntabwo nabasha kumenya kubana nawe ni inyanda nge nigendere ugende uyu mugabo wenyine se uri mu kino gihugu abagiriye bajya baragera birangira nigendeye navuze ngiye kugira ngo nzarwaye n'umugore mukubite yangenze amahoro igende mbaraga mfite zo kurwana urumva numvaga nazi nyuma yaho rero ibikomere byane numvaga abakobwa b'inzobe narabatinyaga ariko nese mbona ko ari ukwibeshya ikindi numvaga nazo njya gushaka umukobwa mutoya nkumva nzanishanisha cyaba mu bakuze abantu babare wenda ibyo byari nyumva ariko siko bimeze ikindi numvaga abagabo bose bakubitwa nabonaga umugabo wese ugenda ufite umugore nkavuga ati uravura nawe baramukubita nuko yihangana kundusha nzi ko ngenda ari nzi ko abagabo bose bakubitwa
ariko namaze kubona yuko mbona yuko atari ibyo ni story zawe ntabwo ari za buri wese. tubona ku musozi rero njyewe ikindi ndashimira abantu bagiye bamamagara bakanyandikira bakangira inama mumaze igihe kingana iki bakanganiriza mumaze igihe kingana iki mutandukana? Umugore tumaze imyaka 3 irimo ahubwo 3 iruzuye. Ntabwo yagusabye imbabazi ngo mube mwasubirana? Yabimbwiye rimwe ariko hari ukuntu umuntu agusaba imbabazi, yandikiye message ngo ndashaka ko mbahora tugasubirana mu kwisi basaba imbabazi. Nta nubwo namusubije. Hari n'uzisaba cyane ntazihabwe, nanjye narazisabye barazinyima. Abagabo muri iyi minsi menya mwanga gutanga imbabazi. Nje nari kumubabarira. Nanjye nazimusabiye no kuri kamera, musaba no muri WhatsApp, musabira na he, mutumaho n'inshuti ze arazinyima. Ubu abantu barabona twicaranye njye nawe baragira ngo nazanye umugabo wo gusimbura uwanjye. Bana we kubera ko umugore wawe maze imyaka 3 mutari kumwe. Njyewe ni vuba, kwa 5 twatandukanye, kwa 7 ndabyara, ubu turi mu kwa 10, urumva njye ni amezi 5 gusa. Ubu baratekereza bati Jeanne Jatier abo amwimye imbabazi yishakiye umushoboya. Abantu bivuga ibyo bashaka, njye twaje no kugira ngo tuganire nkuko twavuze ngo turi muri hoteli turi gutanga kwa Yves nyine bagiye kuryoshya. Hari ikintu ugomba kumenya, friendship, ubushuti, kuba nabandi inshuti n'uyu muntu wenda duhuje amateka cyangwa n'ibibazo, ntabwo bivuze ko ibyo nibyo dukwiye kujyamo. Twaganira no kwiterambere, twaganira no kuvurana ibikomere, ariko bitavuze ngo girlfriend cyangwa boyfriend. Ikindi turi bakuru tuba tugomba kwiyubaha ubwacu, tukoresha n'izina ry'Imana, sibyo? Rero abantu ahubwo buriya tuye dutwara ibintu mu buryo tubibonamo, tukimagina ngo rero byari ibyo. Ikintu nagutumiyeho nyamukuru rero reka tukibahe mu kiganiro gikurikiye, kugira ngo batakomeza kugira amatsiko bati none se ubundi yamutumiyeho iki, ngo amutume have Kigali azi Rubavu, nagera Rubavu ajye kumwicaza muri hoteli amugurira amafi. None ni ibiki uretse kumutereta ngo mubere umugabo? Ni ibiki? Turaza kubabwira mu kiganiro kirakurikiye. Hari impamvu ndahangaha nyuko mubibona nayo kandi muraza kuyimenya. Ubwo watangiye gusenga rero, mbere ko wagiye gusenga, senga ushimira Imana idufashije muri iki kiganiro. Ndabyibuka cyara agasengesho njya nkunda gusenga ngiye kurya, ahubwo nibagiye kugasenga njya nsenga nkavuga ngo Mwami Imana ndagushimye ndaguhimbaje, ngira ifunguro ryeze urihimanure abataribonye uribahe, amen. Iryo sengesho narariripe sinarifashe mu mutwe, iyo nabwo ngiye gusenga mu rugo ngati mbeke mbasengere, natamaga ati mbeke dusenge, navuga ngo bose barasubira mu byo ndi kuvuga nyine bagendana nanjye uko bari barayiborotse bazi isengesho ryanjye, ariko nacyo nabasengera gusenga senga ushimira Imana ko dufashe muri iki kiganiro. Mana nziza, ngushimiye yuko ubana nanjye, ngushimiye yuko ubana na Gentil, ngushimiye yuko Mana wangejeje ahangaha i Gisenyi amahoro, ngushimiye yuko ungirira neza Mana, ngushimiye ko wankunze ntacyo ndicyo, ariko ngushimiye Mana yuko nanone wankuye igisuzuguriro ukanyeza amenyo y'abasetsi, abenshi bagatangarira Imana iba muri njyewe. Si uko ndi mwiza kubarusha, ahubwo ni uko Mana ushyiraho igikundiro ku muntu. Mana ndusubira i Kigali uzi kwendana nanjye, abasigara ahangaha uzi kubasiga amahoro. Mana uhe umugisha iki kiganiro dukoze, Mana ucyumva akuremo ubutumwa yifuza kumenya, kandi ndabizi yuko hari abafite ibikomere nk'ibyacu, ariko Mana njye nshimira yuko wanyejeje ibikomere, ahubwo wanyubatse. Hari ibikomere Mana wasize amavuta ukahabyiringira, urugo bukaba hasa neza. Mana rero komeza ubane nanjye, komeze wirirwane nanjye, wirirwane na buri umwe wese aho aherereye. Sinabasha kondagura mu izina ry'umuntu wese waremye washyize ku isi, ariko nkeka ko umugirira neza. Urebe imfubyi ziri ku muhanda, urebe abakene, urebe abari mu bitaro, urebe ababwiriwe babuze ibyo kurya. Mana babugirire neza mu buryo bukwiye kandi bushyitse. Singutegeka ndagusabye, kandi ibyo nsabye byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, reka mushimire. Urakoze cyane. Abakunzi bava mu bya TV, naho mu kanya, naho ubutaha ku kindi kiganiro cy'icyo namuhamagariye, kugira ngo amatsiko yanyashire hatagira ababyitiranya. Urakoze cyane. Mukomeze mwirinde niba ari Marburg ari Marburg, ni Marburg. Ariko no tuvuga neza ko biri kumvikana, dukomeze twirinde. Murakoze.